Mwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe uri hirya no hino ku isi aho dukurikirana waba no mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Ikaze kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV. Ni channel ebyiri ugomba kuzajya ukurikirana the same time kugira ngo ibiganiro bikugereho bimeze fresh cyane. Ahandi rero nababwiye ko nzajya mbazanira abanyempano batandukanye cyangwa se abantu bakora ibintu bitangaje. Nkuko ubibona mfite AKA 47 cyangwa se Kalashnikov siko bayitarya. Ahandi urabibona ibintu bimeze nk'imbunda. Ni imbunda ariko nyine araza kuza kuyidusanira mu kanya. Reka mbaze mu ikaze. Umeze neza? Meze neza. Amakuru ni meza. Ikaze kuri Layer Entertainment ndetse na Top TV. Murakoze cyane. Izi mbunda rero ndagira ngo ubanze usobanurire. Ubundi genda umunyamatsiko cyane. Hari igihe nyine mita nibaza ngo kugira ngo umuntu ajye gutekereza kuri iki kintu n'abanyarwanda bake bashaka kubitekereza. Wabitekereje ute? Murakoze. Mbere nambe ndanza gusuhuza abantu bose badukurikiye. Mbifuriza n'ikaze nyine ikiganiro. Amazina yanjye mwita Olix. Uyu munsi rero uko abantu basanzwe banze nyine ko nkora props zigiye zitandukanye cyane cyane ku mbunda, uretse ko nakora na plaza inzu ariko nyine mu buryo bwa market. So uyu munsi rero naje mbazaniye imbunda z'ubwoko bugiye butandukanye, ndaza kuzisobanura. Nkuko rumbarije zikozwe muri plastic. Yego. Umuntu ntashaka kugira ubwo yibonye bati ni yanyayo tu. Ntago mbizi ariko uko biri kose nanjye ngerageza gukora ikintu nyine kugera kibe nk'icyanyu cyo kuko nubundi akenshi nyine bazikoresha mu video agiye atandukanye nko mu mafilime cyangwa se mu ndirimbo. Urumva impamvu yo kubikora nanjye ngerageza ibishoboka byose kugira ikintu kijye gusa nk'icyanyacyo. Ni nabyo turi buze kuzakugarukaho icyo bifasha uruganda rwa entertainment cyangwa se cinema ndetse n'umuziki. Ndagira ngo banze unsobanurire kwanza iyi ngiyi mfite kugira ngo uyikore ni Kalashnikov, kugira ngo uyikore bigufata nk'igihe kingana gite? Buriya ni kuvuga ngo kugira nkore nk'iya AK47 sorry gato sobanurira abantu. Nkuko muri kwibona rero nko kugira nyikore ubundi igihe kinini mfata kugira nkore gane runaka nicyo kuyiga kuruta icyo kuyikora, kuko mba ngomba kwiga mbere yuko njya gukora gane, mba ngomba kwiga buri gace kariho kose nkamenya ati gakora gute, kamaziki, buri kintu cyose kiri kuri iyo gane, details zose nkaba nzizi ku buryo nyine ushobora kuyimbaza yose nkahita nyigusobanurira. So rero ntago igisho iyi ngiyi yantwaye ndumva ari ibyumweru 2 kuyikora. Yego. Ni byinshi, so detail nyinshi cyane, niyo mpamvu nyine ushobora kuntwara igihe kinini ndi kuyikora. Yego. Nk'ubu nk'umuntu akeneye kuba yayigura wayimugurisha? Wapi, ntabwo nzigurisha. Kubera iki utazigurisha? Kuvuga ngo ibintu nkora urabona ko nawe wabanje kugira ngo nizanyazo nyuma y'uko nagusobanuriye. Ibi bintu rero nshobora kuyigurira ni wenda nigurisheje, ntabwo mba nzi ngo uwo muntu wenda agiye kwikoresha iki. Dushobora no kwandikira ndakumenya nkavuga akambwira yuko agiye kwikoresha ibintu runaka, ariko nyuma yaho kuko n'ubundi simba ndi kumwe nawe ntabwo mba nzi ngo ikintu agiye kugikoresha iki. Niyo mpamvu nyine nafashe umwanzuro mvuga ati ko buri kose nzajya mbikodesha n'ubundi ngende bakore niba ari filime bagiye gukora cyangwa se video runaka, hanyuma binsubize mba nizeye security yabyo ko nta kintu gishobora guhungabanya ku mutekano. Ariko ubwo umuntu abikoresha n'ubundi rero muri sinema babikoresha uhari uraho ngaho? Mba mpari bagakora ibintu byose mpari. Yego. Watubwiye ko ukora n'amaplay y'amazu, ariko rero twe turaza kuza kwibana nyine kuri izi mbunda wakoze. Izi mbunda kugira ngo wenda mu Rwanda urabizwe ikintu cyose kugira ngo umuntu agikore aba bifite uburenganzira. Wigeze ujya gusaba uburenganzira bukwemera kuba wakora izi mbunda zishaka gukoreshwa muri sinema cyangwa se mu muziki? Yego, narabusabye, urumva ntabwo akora ibintu byose bingana gutya utarabimenyesha abagomba kubimenya. Ngiye muri RDB fungura company yanjye nyemera kuba nakorana na bino bintu. Ubu company yitwa ngo ikimbigize amatsiko? The Olix Company Limited nyine ikora muri bino bijyanye na ati z'ubwoko bwinshi byo bitandukanye. Umunsi nabazana ibingibi ariko ubutanzabazanira n'ibindi. Yego. Iyo ufashe ni AK47 iyo yitwa ngo iki? Rero iyi ni AK47
ni yakorewe mu Burusiya n'umugabo bita Kalashnikov. Ari nako yitunga yongeye izina rye. Hanyuma rero nayo ngiye kubasobanurira uburyo imeze. Ifite ibice bitatu rero. Hari iki gice bakita bati, hanyuma iyi ngiyi ni body, hanyuma iyi ni bar. Yego. Hanyuma rero iyo nyine umuntu agiye kuyifata, iyi niyo hando, first hando, ni iyi ngiyi ni second hando, kugira ngo gani nyine ni mu gihe ashyushye, urabona ko yaba ari igiti, hando zombi aba ari igiti. Hari ukuntu nyine uriyashisha ikaba yashyushye, kugira udashya rero n'ubundi bufasha aha ngaha ntabwo biza ngo ufate hano ku mututu, kuko umututu wenda uba washyushye, ufatira aha ngaha gutya. Hanyuma rero iyi ni twiga, hanyuma iyi ni magazine. Urabona ko hano hari ki ifungura magazine, kuko urabona ko irafashe. Nze nyicamike neza gutya, urabona ko ifashe ntabwo ishobora kuvamo. Hanyuma iyo ugiye kuyikuramo rero ntabwo uhata nyine gutya, ukanda aha ngaha kuri iyi ki yayo, urayibona, ukabona gukuramo. Yego. Hanyuma ukongera ukayisubizamo gutya. Yego. Hano baba bafite imana koko. Hanyuma rero iyi nayo ni koking yayo. Ni koking. Amasasu bagiye kujyamo. Nguvuga ngo iyi ngiyi ijyamo amasasu 30. Iyi magazine yayo irimo amasasu 30. Ariko mani, ikibazo cy'amatsiko, ubugezeho umusirikare cyangwa se papa yaba umusirikare ku buryo ujya kwiga nyine details z'imbunda z'ubusu ukabuzizi? Wapi, nta n'umuntu nziranye nawe w'umusirikare nyine wenda muri famille cyangwa iki, ahubwo nyine iyo ikintu gikunda ushaka n'ibishoboka byose kugira umenye amakuru yacyo. Ibintu nyine ni talent, kuko ari talent, nta hantu nabyize, nta nubwo ndakora ku mbunda usibye izi zawe. Izi zanjye. Ariko ufata umwanya munini uri kwiga ku mbunda? Mfata umwanya munini cyane iyo ndi kwiga kuruta uwo mfata ndi kwikora, kuko hari parts nyine uba utamenya se iyi part ikora iki, ubona nyine irimo confusion. Icyo gihe nyine mfata umwanya nkayiga neza, ngashakisha amakuru yose kuri iyo part, nkamenya iyi ngiyi ikora gutya, kujya ninjya no kuyikora utwo tuntu twose ndushyiraho nzi n'akamaro kiyo. Yego. Twagiye ku bindi. Aha ndabona hari pistol. Iyi pistol ese ubundi iyi ngiyi ijyamo amasasu ku buryo nyine ushaka kurasa, cyangwa nyine abari kuyibona gusa idashaka kurasa? Ntabwo ibirasa, kuko n'ubundi aba ari yo gukoresha muri filime. Ntabwo nayikora irasa kugira bitagira icyo byateza nyine kuri set. Cyakoze hari n'izo nshobora gukora nyine zivamo isasu. Ariko nyine nayo masasu nyine nyakora muri plastique nayo, ushobora kugira icyo byangiriza ku muntu. Yego. Tugiye kuri iyi ni pistol isanzwe. Nayo ijyamo amasasu cyangwa nayo ni kuyifasha? Pistol nkuko muri kuyibona bayita Glock. Glock yakorerwa muri Australia. Azi buri kimwe, buri details kuri karagwe. Iyi ni magazine. Iyi magazine yayo ijyamo amasasu 17. Hanyuma iyi ni koking. Iyi ni twiga, sinzi nawe ari kuyibona neza. Iyi ni twiga. Hanyuma hari ukuntu urabona tuno tubiri turi aha ngaha, aka n'aka ngaka turi ku mpande zombi. Utu tuntu hari abantu batazi ngo tumaze iki nk'umutako. Buriya gani iyo ariyo yose, nta akaburi kantu kose kaba kariho, kaba gafite ikintu kamariye gani. Ntabwo ushobora gushyira ngo dutako ngo wapi. Buri kantu kose kaba kariho hari impamvu kaba karagiyeho. So rero utu tuntu tubiri uri kubona aha ngaha, aka n'aka, utu ngutu tugufasha iyo ugiye kuyihambura, uvuga ngo udukandaho, ufata gutyo ukadukandaho, hanyuma ugakurura ugasubiza imbere. Ubwo gani nyine igice cyo hejuru ugikuye kiba kivuyeho. Yego. Yes, ngewe ikibazo mfite kuri uyu musore wacu umunyempano ukomeye, nari natwawe bitewe n'ibintu ari kudusobanurira. Sasa ndashaka kubaza kimwe mu bintu bigize wenda izi mbunda z'inkorano ukoresha mu buryo bwo entertaining abantu cyangwa se kugaragaza impano zabo mu buryo bwa nyabwo, kimwe mu bikoresho bizigize ni bike biboneka mu Rwanda. Murakoze. Ibikoresho rero bikoze izi gani, hari umuntu ushaka kuyireba gutya akigwana agahita avuga ati iki ni icyuma bitewe n'uko uri kuyibona. Ntabwo ntabyo ntumiza hanze cyangwa se ni ibintu bisanzwe nyine biboneka mu Rwanda by'ama plastique asanzwe, ko mbikora muri plastique.
ubwo rero ni ukuvuga ngo ubundi iyo ngiye gukora gani cyangwa se ikintu runaka mbanza kureba ikintu ubundi ngiye gukora. Niyo mpamvu nakubwiye ko binsaba nyine umwanya wo kugitekerezaho cyane kuruta umwanya wo kugikora, kuko mfata umwanya wo kuvuga se iki kintu niba ngiye kugikora, tuvuge urugero, ngiye gukora wenda urugero, urabona ko ahangaha aba ari umwanya w'igiti, ariko njye ni plastique. Ubwo rero mba ngomba gutekereza wenda niba igiti ntari bukibone hafi, kuko nyine nkoresha ibi ngibi kuko ari byo mbona hafi yanjye. Niba igiti ntari bukibone hafi, ni ikihe kintu nshobora gukora kigahita kikagira ishusho y'icyo kintu, nubwo atari cyo, ariko nyine nkakorera ku buryo nyine ishusho y'icyo kintu iza. Yego. Aho ugengize ikibazo rero, ufite uruganda cyangwa se uburyo ushobora guha shape. N'urugero nk'iyi pisto ni plastique, ariko ntabwo iyi plastique yaje imeze gutya. Bivuze ngo kugira ngo none ujye kwiha shape, kugira ngo ukore shape y'icyo wowe ushaka, ubigenza ute? Ni ukuvuga ngo ntabwo plastique nkoresha ibiri smooth, ahubwo nyine ntabwo nabigusobanurira utari kubireba. Sinzi ko nabigusobanurira, tuzagusure turi uburyo uzikora, nta kibazo. Ni ukuvuga ngo iba ari flat, njyewe nyine ngerageza ibishoboka byose icyo kintu ndi kubona aho ngaho ndakirema nyine, ndakirema nk'uko umubumbyi afata ibumba, akabumba nk'imparage cyangwa se inkono cyangwa whatever, nanjye niko mbigenza. Mise ngira amatsiko, ubwo uragishongesha ukagiha forme ibintu nk'ibi? Ni bitandukanye, biterwa nyine n'ikintu ngiye gukora. Icyo nshobora gutwika, hari icyo nshobora nyine wenda gukata adu pieces, biterwa nyine ikintu nshaka gukora uburyo nagikoramo. Yego. Ubitangira mu rugo ntabwo bagize ngo umusazi? Oya, ntabwo bagize umusazi, kuko n'ubundi ni ukuvuga ngo kuva na kera hose nakuze nyine nk'urutuntu tugiye dutandukanye, nkabumba utuntu mu bumba, nkakora utuntu mu giti bigiye bitandukanye nyine. Uko byagendaga bizamuka n'ubundi urumva ko no mu rugo barabibonaga, bakansapotinga mu buryo bigiye bitandukanye kugira ngo ibyo bintu byanjye komeza bigendemo, kuko urumva gukora bino bintu uniga kandi hari ibintu byinshi bisaba nyine ko haba harimo amafaranga, urumva nyine abakeneye n'imbaraga z'ababyeyi. Mbere yuko unsobanura kuri iyi mbunda, ntabwo wayisoje. Ikintu ntaberetseho uvuga ngo pisto rero tumenyereye yuko hari uburyo bw'imitwarire yawo, hari ukuntu nyine uyishyira hano inyuma, hari nuko hari na koshi zabugenewe gushyira hano mu kwara ukuntu, ariko umunsi nabazaniye holster yayo. Nakora gakoze. Iyi ni holster ijyamo pisto. Kuvuga ngo iyi ngiyi akenshi nyine usanga yambaye n'umuntu wambaye forms, kugira nyine igenda igaragara ibiri hano ku itako. Hano ku itako. Wenda nayikwambika se? Nta kibazo. Okay, kanyikwambike. Leandro baye umusirikare rero. Baye umusirikare ndaga. Cyoze sha itako ryanjye ko mbura. Aya. Nta muri takwira. Ubu ni kwa kundi ukuri umusirikare aba afite intuza, aba afite no kugira ngo imubangukire. Niba agiye no kuyikoresha ahabugenewe ayikureho byihuse, bitagombye kugira bimugore. Ubu yambaye ntabwo ashobora kumanuka. Ubu ni kana. Ntabwo yaza kuko hano ifunze hano hejuru. Hanyuma pisto nayo tuyishyiramo hano gutya. Cyakora. Ndabarasa. Nuko ubu tangira urugendo rero rwo entertaining abantu mu buryo bwa gihanzi, ibyo twakwita nkaho ari ubuhanzi n'ubugeni. Nihe support ukeneye kugira ngo ibintu byawe byaguke bigere kure? Ni ibintu bishimisha abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'amategeko n'amabwiriza ugenderaho kugira ngo ibintu bikore. Kimwe muri amategeko n'amabwiriza babitubwiye ni uko ufite uburenganzira buturutse mu nzego zibishinzwe, ariko still nk'umuntu ushaka guteza impano y'imbere, nk'umuntu ushaka kugira hagera, nk'umuntu ushaka gukomeza gukora ibintu mu by'ukuri bifitiye urubyiruko akamaro, ni cyo kintu ushaka gusaba abantu cyangwa se umuntu? Icya mbere cyo nasaba abantu muri rusange
ariko hari n'aho ibintu biba bireba mba ngomba kubisoma mu buryo nyine bwihariye. Ni kunshyigikira mu buryo nyine bw'ibitekerezo cyane cyane n'uburyo buri financial nabyo ntacyo bitwaye. Hanyuma rero mu buryo bwihariye nyine wenda nkaho bireba twavuga wenda nk'inzego z'umutekano cyane nk'ami yo mu Rwanda nyine igisirikare cyo mu Rwanda RDF ni ukubasaba nyine ubufasha kuko iki kintu twavanamo ikintu kiri big. Wenda ubu nguyu uyu munsi ndi kubikora nyine ari plastique ariko nyine nkeneye kubikora noneho ari icyuma ku buryo nyine aba ari imbunda nayo ijya gukora nk'iby'izindi zose zikora. Urabona ko wenda mu Rwanda ntabwo turagira inganda nyinshi cyane, that way nyine n'ubundi baba dushishikariza kubyaza nyine amahirwe dufite umusaruro nyine avuga ati okay nanjye wenda nshobora gushyira itafari ryanjye kubaka igihugu wenda nkoze bino bintu ariko nyine zikaba ari gani ubumenyi nyine. Byumvise neza ni nko kuvuga uti ndifuza kuba nahimba imbunda yanjye cyangwa se yakorewe mu Rwanda ariko bifashijwe muri RDF kugira ngo nanjye ngire icyo marira igihugu. Yego nuvuga ngo nkuko wenda muri Amerika bafite EM4 ndaza kwibasobanuriraho turaza kwegeraho. Wenda nko muri Russia bakaba bafite AK47, muri Germany bakaba bafite H&K G36, no muri French bakaba bafite iyo bita famous. Urumva nyine ni gani z'ubwoko bugiye butandukanye, buri gihugu gifite ubwoko bwayo. Kuvuga ngo iyo igihugu gifite ubwoko bw'imbunda iyo ugiye gusacinga batse imbunda yo mu Burusiya urumva bahita bakwereka AK47 n'izindi zigiye zitandukanye ariko zakorewe he mu Burusiya. Ntabwo bahita bakwereka ngo wacange ngo bakwereke ngo iyo muri Amerika n'iki ngo byose bayicange wapi. Kuvuga ngo nanjye icyo nifuza nuko natwe mu Rwanda twagira nakora design ya gani yacu ku buryo nyine tukayirema ku buryo ifite shape twifuza kazagira n'ibindi bintu nyine ikora nyine twifuza nyine bitewe n'ikintu twifuza uburyo cyaza ikarita yaza imeze ku nyine yitirirwa nyine ko ari abanyarwanda. Yego ntekereza ko ababishinzwe niba wumva ubusabe bwa Olix abazabikore, ntekereza ko nabyo byaba ari undi musanzu ukomeye kuri RDF ndetse no kuri security y'u Rwanda cyangwa se umutekano w'u Rwanda ko iyo mbunda yazafasha kurinda umutekano w'abanyarwanda. Yego twa tugiye kujya kuri harya yitwa ibayite M4 ariko nasobanuraho gato ku hano kwanza ufite na grenade n'amapine. Dore grenade iyi ni grenade. Ni kuvuga ngo rero iyo ugiye gukuramo pin ntabwo ufata gutya, ntabwo yifata gutya ugiye gukuramo pin. Hano iyi hando yangaha igufasha kugira ngo itaboostinga ukifite mu ntoki ugiye ukwakuyemo pin. Kuvuga ngo gutya ukuyemo pin gutya ufashe iyi hando yangaha ushobora no kumara umunsi wose itaraboostinga kuko ubifasha hano urekuye nyine imara amasegonda 5 ikabira iraboostinze amasegonda 5 bw'ibasting. Kuvuga ngo iyifashe gutya iyo ubikuyemo pin ukifashe gutya ntabwo ishobora guhita boosting. Warifashe gutyo bitanekereza arekuye mitanibuka ko ari plastique. Twari tukiri kuri aya mapingu. Amapingu harya yitwa handcraft mu shakless ariko na handcraft nabyo biravuga. Nabyo byaba ntekereza ko nabyo biravuga. Wari ugiye kuyadusobanurira noneho sasa. Nkuko muyareba rero ya nta mapingu. Nuvuga ngo ipingu iyo ryambaye nuko bibona kugeza hano gutya ya sound yumvikana. Amapingu rero iyo wafunze gutya ugifunga kumvaga kase kimwe ntabwo wemerewe gusubiza inyuma, n'ubundi urakomeza ukamuvinga ugenda imbere kugira rero umuvinga usubira inyuma bisa kugira ngo ufite agafunguzo kayo. Ngo iyo ukanze gutya ukagenda bisa kongera ikagaruka akaba ari bwo ryongera kwifunga. Urugero ufite n'agafunguzo kayo nakoze dore ngaka wenda mpambike se ngo gutya wenda ndayakwambitse yanduka bambaye amapingu. Urabona ko gutya uyambaye gerageza uyakuremo turebe
ntabwo byashoboka ni ubwa mbere nambaye amapingu mwa bantu mwe. ahangaha rero bisa kugira ngo nkoreshe agafunguzo kugira ngo nabikuremo. urabona ko avuyemo. None se ikibazo cy'amatsiko, usanzwe uzi uburyo amapingu amera? Amapingu nayo njya kuri YouTube nkareba. Wari ukirimo kutubwira ukuntu kugira ngo ukore amapingu ujya kuri YouTube ukareba. Nta munsi n'umwe urambara amapingu? Hape ntabwo ndayambara. Umenya gute rero detaye zose ziri ku kantu, kuko urumva deja kugira ngo ujye kubikora bisaba nyine ko buri kantu kose nyine ubukazi. Niba utazi amapingu ayo madetaye nyine yamenya gute? Kuvuga ngo rero iyo ngiye gukora nk'uko nabivuze bisaba kugira ngo nkabanza nyine nkiga mbere yo nkora. Ndabanza nyine nkajya kuri YouTube nkareba ubundi pingu rikora ute, details zazo kuse kukirizenguruka biri ngombwa kugira ngo niyo umuntu aryambaye bidasubira inyuma. Kubera ikiyo bisaba kugira ngo umuntu akomeze azengurutse rikisubiza nyine muri yaki yayo. Biterwa n'iki ibyo bintu byose nyine mba ngomba kubanza nkabyigaho, nifashisha YouTube kugira nyine mbyige. Yego. Okay. Amapingu ni tuyavuyeho buriya. Amapingu tuyavuyeho, tugiye kuri ya mbunda y'Abanyamerika. Yitwa M4. Yego. So ni y'Abanyamerika rero. Nubwo iyi mbunda nta handi wabibona atari muri Amerika, nyine abayikoze n'Abanyamerika. Yego, nkuko nabivuze ni uruganda ruyikora n'urwo muri Amerika. Wenda ushobora kubona wenda nko muri Kenya wenda bashobora kuba bayiteranyirizaho muri South Africa, ariko nyine inkomoko yayo aho yakorewe ni muri Amerika. Yakozwe muri 1994. Cyakora ufite detaye zose. Yego. Ibice biyigize rero urabona iyi ni bati yayo nyine. Hanyuma iyi ni twiga ko muri kwibona. Hanyuma iyi ni magazine y'amasasu 30. Amasasu 30. Yego. Hanyuma iyi ni cocking yayo. Nyine ni ngo ubundi iyo ugiye gutangira kurasa cyangwa se kokinza akantu kagomba guhita kano kameze nk'akaryango. Ugomba guhita ugafungura gutya kuko niho hasohoka ibitoyi bisohoka by'ipamara by'amasasu. ngo iyo uri kurasa bisohokera ahangaha kuko na AK47 iyo ifite umwanya biba bigomba gusohokeramo. Nkuko wenda sobanura wenda cyakano kajyanye n'isasu nabereka wenda nko ku sasu ry'igani nubwo turayigeraho nabereka uburyo ubundi sasu riba rimeze. Okay. Nkuko mubibona iri ni isasu 50 caliber nyine ikoreshwa ni gani bayita BM Browning machine gun. Yego. Nkuvuga ngo isasu rero rifite ibice bibiri. Yego. Hari isasu nyirizina ni naryo rigenda hagasigara ikingiki cya hasi aricyo gipora. Nkuvuga ngo urabona iri ni isasu nkuko mubibona igiporo gisigara rero ni ikingiki. Nkuvuga ngo hano inyuma rero urabona ko haba hari akandi kantu gahari ubuze sese kamara iki. Nkuvuga ngo hagati y'iri sasu n'aka kantu kari hano inyuma niho haba harimo ubumara. Nibwo buyifasha kugira ngo buriya isasu kugira ngo rigere kure ntabwo bisaba ko ari imbaraga za rasoro zo ziri muri gana, ahubwo rasoro ni nko kuvuga twavuga natanga urugero wenda nk'ikibiriti uramwambi wacyo kugira bitanga umuriro bisakara hagati kugira ngo bikoraneho. Noneho ikintu rasoro ifasha imbaraga nkiya ibifite kuko zitageze isasu kure ifasha kugira ikora mekanizme ya gani ikubite hano ikubite kano kantu kari hano inyuma niko kayifasha kugira ngo no izi powder zibamo hano ubumara buba burimo hano nibwo butanga umuriro ubushyuhe bwinshi cyane nyine bikaka. Iyo byatse rero bikubita aka kantu kari imbere ariko ariryo sasu hanyuma rikabona kugenda, ari nayo mpamvu rigera kure. Rero mpamvu rigera kure hagasigara iki ngiki rero niyo mpamvu kokinga ukabona kirasohotse. Yego. Ubwo nabo bwabumara nabwo bwamaze kuvamo cyangwa bwashiriye ahubwo bwashiriye nyine bwose bwavuyemo. Okay, twari turi kuri iyi ari M4. Ubwo nayo isobanura nyine yuko imagazine yayo ijya mu masasu 30. Yego. Hanyuma rero
koking yayo dore iri hano koking iri hano hejuru gutya kuyibona hanyuma rero iyi ni jumeri yayo ariko nyine ishobora gukora nka night vision na nijoro aba ni night vision ikora nyine ikora ahantu habiri nyine igizweho nyine uvuga ngo iyi jumeri yayo ku muntu ushobora kuyikoresha kuko na nijoro mu imbere iraka ku buryo nyine umuntu wumubara mu gipimo neza bidasabye kugira ngo atari nk'indi isanzwe iriya ushobora gukoresha ku munwa gusa yego okay ubu ni umututu hariho hari itoroshi naryo rifasha kugira ngo iyo ari nijoro wenda ari ahantu utari kureba uraricana hanyuma kugira ngo focus uyibone neza niba ngo buri kadetaye kose baragafashe kabisa yego cyakora iyi yindi ni launcher reka tujye kuri iyo igiye kwanza iyi ngiyi nayo bayita long star yego iyi niba ya sniper niba sniper ariko nuvuga ngo ijya kumera nka M16 ndetse ko nyine yo ni yaba sniper zigira calibre zimwe kuko iyi ngiyi M4 igira 5.56 caliber ni ngiyi nayo ishobora kugira ni calibre rero sinagusobanura gute wenda tubyoroshye urabona ingano y'uyu mututu wahanga uyu mututu size ifite n'isasu rijyamo bigomba kuba bingana ntabwo ushobora gufata isasu rinini rya BM Browning machine gun ngo urishyire muri M16 kuko urabona rifite nani umuzenguruko munini kuruta wa mututu wangu calibre rero ni icyo ngicyo nyine ingano y'isasu nyine uburyo ringana milimeter n'ibiki yego ubwo rero nukuvuga ngo isasu rijyamo hano rikoreshwamo hano bishobora no gukoresha muri M16 muri M16 ngo ni hari muri M4 ni kuko na magazine bari kimwe ushobora gukoresha my magazine imwe urabona iyi ni magazine yayo urabona ko harimo n'isasu hanyuma iki ni ikibuno cyayo wenda bullet yayo hanyuma ni trigger hanyuma safe yayo ni iyi ngiyi aka kantu muri kubona ahangaha niyo safe buriya ushobora kuyikoresha nyine uri gushyira muri auto cyangwa se semi kugira ngo ubone uburyo urasa hanyuma koking urabona ko nayo gifite koking ijya kumera nk'iriya n'ubundi M16 urabona ko iyi ni koking yayo gutyo urimo gukokinga urabona ko jumeri yayo itandukanye ibi focusing ahantu kure cyane yego urabona hano ko ifite na reglage nyine z'ibipimo zaho uri burase hanyuma rero aya ni amaguru yayo ifashe kugira ngo uyicaze cyangwa se mu gihe ugiye kurasa ahantu bidasabye kugira ngo uryame ukayazamura urabona ko azamuka nyine zikora hanyuma rero iyi ni umututu wayo yego cyakora iyi boro noneho sasa iyi ngiyi bayita RPG cyakora iyi RPG rero ni iy'Abarusiya yego niba ngo n'Abarusiya bayikoze nayo ni gani y'Abarusiya kuvuga ngo iba ifite ronja hano imbere hanyuma gani ikaba iyi ngiyi wenda ubwo icyo ni cya kindi kigenda iki nicyo kigenda hagasigara gani kuvuga ngo iyo ugiye kurasa rero ucomekamo iki ngiki ni ukuvuga ngo ubundi iyi niyo gani twavuga ko iyi ngiyi ari ryo sasa ariko nyine iyi ngiyi bayita green niyo ronja nyine yitwa green ronja nyine hanyuma ucomekamo hano cyakora hanyuma nyine hari ukuntu rero ufata iyi gani gutya urabona nk'umuntu ukoresha kurya hari ukuntu ushobora ntago uza ngo ufate gutya urabona ko ahangaha muri trigger ntago ufatishamo ku maso no kuryo gufatamo ngo iyo ukoresha kurya ufata gutya urabona hano hanyuma kw'ibumoso kugafata hano inyuma kugira nyine uri stable kugira gani itaza kumuvinga gushakinga ukabura nyine target yawe hanyuma rero iyo ugiye gutangira nyine kurasa iyo ugiye gutangira gushyira umuntu muri target ugomba kuzamura izi measurement nyine zigufasha kugira umuntu mushyire mu gipimo neza
gutya cyakora okay. Ubwo tugiye kujya kuri iyi ngi noneho nini ari naho turuze kuza gusorezaho mbere y'uko ahita ambwira icyo ibi bikoresho byose biri gufasha sinema cyangwa se umuziki nyarwanda. Yego, ushaka wafata mikrofone nta kibazo noneho. Yiyegereze. Iyi ngiyi bayita blowing machine gun. Blowing machine gun. Blowing machine gun. 50 caliber. Urumva ko iyi ngiyi ifite 50 caliber mu gihe iyi ngiyi ifite 5. Urumva nyine iyi ngiyi iri strong cyane. Iri strong cyane. Urumva iyi ngiyi ifite 5 n'iyi ngiyi ikagira 5 point. Iyi ngiyi hanyuma ikagira 50. Urumva nyine isasu ryayo urabona uburyo ringana. Urabibona? Buri fite isasu nyine ku buryo nyine ritobora ibikuta. Akenshi nyine izi ngizi bazishyira hejuru y'imodoka cyangwa se akari nko mu ndege. Niho hantu kunze gukoresha. Urabona ko n'ubundi no kugirira sisho bitewe n'imbaraga zayo ifite nyinshi bisa kugira ngo ifite tripod kugira ngo itaza gushika. Kuko iyi ntabwo ushaka kuyikoresha uyirashishe uyifite mu ntoki. Kuko cyane urabona ko nyine mu bugaragara ibinaremereye. Kuko ipima ibiro 38. 38. Yo yakorewe hehe? Muri Amerika. Ni Inyamerika nayo. Inyamerika. Cyakora. Ni ukuvuga ngo rero wenda mwagiye mubibona ariko uburyo nayiteranyagamo nubwo byari bigoranye. Asa nkwegereza mikro. Yego. Mwabibonaga uburyo nayiteranyagamo kuvuga ngo gutya ishobora gukora mu zose biterwa n'ahantu uri kurasa. Murabibona neza. Yego. Hanyuma hanyuma iyi ni box. Iyi box ni ijyamo amasasu. Iyi sheni y'amasasu. Yego. Urabona ko iriho n'amasasu dore ngaya hano. Hanyuma rero iyo ugiye gushyiramo aya masasu urabona ko ufungura igice cyo hejuru ukabona gukuramo isheni y'amasasu. Urabibona neza. Cyakora. Siko wagira ngo ni isasu rya nyaryo mane. Nagerageje. Hano kugira ngo ntabwo urabona ko iki gice cyo hejuru kugira kiveho biri gusaba nyine ko hari ahantu nkora. Aka gaki rero kagufasha kugira ngo niba ushyizemo isheni iki gice uri sure yuko gifashe neza urahakaraga. Urabona nyine gutya ntabwo cyafunguka. Ariko nyine ifunguye gutya urabona ko isiza. Hanyuma gatushyiramo. Tubona gushyiramo amasasu. Kongera ugafunga neza. Yego. Cyakora. Sobanura. Hari igice murimo kubona aha ngaha. Ndavuga ngo izi nazo nizo measurement zifasha kugira ngo ushyire mu gipimo neza. Bana aha ngaha gutya. Uri kureba ijisho rirebesha aha ngaha gutya kugira ngo ushyire muri target neza ikintu ushaka kurasa. Yego. Hanyuma ikindi cooking yayo ni iyi ngiyi. Nakwibona mfasha gutya mberekaho gatoya. Muri kwibona neza hano hari cooking yayo ntabwo imeze nk'izindi zino zisanzwe. Urabona yuko izindi zo urakurura ukarikura ariko iyi ngiyi uburyo ikoramo urabona urabanza ukamanura gutya ukabona gukurura ugahita urekura. Uvuga ngo hariya ubushize isasu muri cemba uramanura gutya mugakurura ukarekura isasu muri cemba ubwo riba rigiyemo ukabona kurasa. Hanyuma rero ikindi hari ukuntu abantu bajya babona umuntu afashe gane. Iyi gane wenda ku bantu bayizi ako batayisobanukiwe hari ukuyimenya no kuyisobanukirwaho pati zayo. Hari ukuntu babona uyifashe gutya akavuga se iyi gane ko mbona bafashe hano gusa ese twiga iri hehe? Base nta twiga tubona umuntu akora wafashe gutya gusa. Ngiye kubasobanura rero twiga ahantu ukuntu bimeze. Vuga ngo iyi gane urabona hano inyuma kaze nkureba kintu cyo kugira ngo okay gutya none mu kubireba. Vuga ngo murabona yuko ifite hari utuntu dutatu muri kubona aha ngaha. Vuga ngo iyi ngiyi niyo twiga yayo.
twigane iyi ngiyi bavuga ngo ibikumwe byawe byombi biba bigomba kuba bifasha aha ngaha mu gihe ugiye kurasa gutya ukamanura bavuga ngo rero aka kantu uri kubona aha ngaha rero aka ngaka kari hagati ya twiga y'ibikumwe bibiri ikintu gafasha hari ukuntu iyi gani bayirasisha gutya imeze mu buryo bubiri hari kumva irasa isasu rimwe ku buryo nyine hacamo akanya ukora yumva guri ta gutya hari n'ukuntu wumva nyine irasa itaruhuka umufiririzo urumva bavuga ngo bya biba byatewe n'aka kantu uri kubona aha ngaha bavuga ngo iyo ushaka kurasa isasu rimwe urabona ko gutya kameze urarasa gutya isasu rimwe rigenda rimwe ariko iyo ushaka kurasa umufiririzo urakamanura gutya uri kwibona neza hanyuma ugakaraga akandi kari hasi urabona ko gahise kagumayo ukarekuye gutya urabona ko gazamutse urakamanura ugahita ukaraga aha ngaha urabona ko gafashe kahise kafata bavuga ngo icyo gihe niho urasa umufiririzo ukabona amasasu ari kugenda ari menshi cyane kuko iyi ngiyi iyo irasa igihumbi magana atatu ku munota amasasu 300 ku munota ni menshi koko ni menshi ongera iteranye rero ufate mikoro noneho nabonye Chris Easy yarakoresheje izi mbunda muri mu ndirimbo ye yitwa sawa ni stop ni mu ndirimbo yitwa stop abahanzi cyangwa se abantu bari muri sinema nyarwanda iyo bafashe ibikoresho byawe bagiye kubikoresha mu by'ukuri turetse kubeshya agafaranga karinjira cyangwa cyari za njuga z'abasani yakarinjira nubwo aba ari gake ntabwo ari menshi cyane yegereze mikoro ntabwo ari menshi cyane ariko karinjira uko biri kose nyine urabona yuko gukora bino bintu byose nanjye bisaba nyine ubundi bushobozi n'umwanya yego ubwo bushobozi rero binsaba bwose nta muntu mbusaba ngiye ku giti cyanjye ugomba kubwishakamo yego ubwo rero bimfasha n'ubundi kugira ngo nk'uko mwabonye nabazaniye gani nshya izi ngizi nazikoze kuko hari umusaruro izindi zampaye ubwo rero uwo musaruro rero nabyajemo izi ngizi datuwaye nyine n'ubundi kaba gahari ariko nubwo atari menshi cyane ariko wigeze umbwira uti ndifuza kujya kwiga ibintu nkabyiga ku buryo nyine mbikora biri professional birashoboka mu Rwanda byo ntabwo ndumva bitapfa gushoboka kuko nta shuri tugira ryigisha imbunda ariko nyine hanze y'u Rwanda ibyo birashoboka n'icyo basaba leta nk'umunyempano ufite ibintu ufite ubumenyi bungana gutya ariko atarashyira mu bikorwa mu buryo bwimbitse kuko ugeze kuvuga uti banampaye n'ubushobozi byibura nkaba narema imbunda yakwitirirwa u Rwanda n'icyo basaba ubuyobozi cyangwa se ababona iyi impano yawe ikintu nabasaba nk'ubuyobozi cyane cyane wenda nka Minadef ni ukumfasha nyine iyi talent ndi gukora nyine ari plastique tukabikora nyine ari gani zizakoreshwa ku buryo nyine niba tuyikoze wenda dukore wenda dukoze design yacu tuyikoresheje mu Rwanda tujye tubona n'izo gusagurira n'abandi ubundi ikindi kintu nari nibagiye kubaza urabona iki kintu ni plastique sibyo ariko ukirebye neza wagira ngo ni icyuma ubigenza ute izo nabyo nyine ni nk'uko wambaza se kuki iki ngiki nacyo nyine byose ni plastique kuki utu tuntu dukata gute ntabwo nabibona uburyo mbigusobanuriramo kereka nyine mbikoze uri kubireba ariko nyine icyo nkora ni ukugerageza ikintu ndi gukora nikibonemo mistake nyine wenda kukwishyura kuko ibingibi bikora kugira ngo mfashe aba cinématique nyine abantu bakora ibintu b'cinématique aba film makers bo mu Rwanda cy'indirimbo kugira ngo ibyo badashobora kubona hafi bibahereze kandi nyine bigiye gusa n'ibyanyabyo kuko ntago imbunda ziri available mu Rwanda ku buryo ushobora kuvuga ati ngiye guhanga ndahita mpabona imbunda kandi urumva bandika stories zigiye zitandukanye ubwo rero nanjye icyo mbafashe no kugira ngo izo stories zo bafite mu bitekerezo bafashe kugira ngo zishyire mu bikorwa ariko nyine props bakeneye bazibone hafi ubwo mise nibaza kuri ntuza kuri Paruni waduhuje n'umukinnyi wa sinema cyangwa se akina filime nyarwanda we hari icyo akumariye kugira ngo byibura abantu muri sinema bakugane
yaparuye yaramfashije nawe kugira ngo dukorane ikiganiro. n'ubwa mbere dukorana ikiganiro nkiri kuri TV10 nawe duhuje ndabyibuka. Umwana mwiza. Yego. Aha. Turimo tugenda tugana ku musozo rero. Ibi bintu byawe ubona ari izihe mbogamizi ufitemo kugira ngo bitere imbere nk'uko ubyifuza? Imbogamizi ya mbere ni ubushobozi. Nkuko muri kubibona ahangaha ibi ngibi mba nabikoze kuko ari bwo bushobozi bwanjye mfite. Kuko nkuko nabikubwiye wenda ndi kubikora gutya bigagira ikintu bifasha ku bantu bakora filime mu n'ibiki. Yego. Ariko njyewe intego yanjye nyamukuru so gukomeza gukora ibi ngibi. Wenda nabyo nzajya mbikora kugira ngo mukomeze babone ibintu biboneke, props ziboneke bakoresha mu mafilime n'ibindi byose bitandukanye, ariko njye nifuza kuba nakora imbunda. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kuba nakora imbunda ni ubushobozi, kuko icyambere cyo hari ubumenyi bwinshi umuntu aba akeneye nyine kugira ngo amenye ku mbunda. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kandi mu Rwanda ntabyo bigisha. Urumva nyine kugira mbyige nabyo ni ubushobozi bundi. Ubwo rero ndizo mbogamizi za mbere. Ntabwo barakwambura bakatwara no kwishyure. Oya. Ntabwo birambaho. Yego. Nk'umunyempano rero ukora ibi bintu kandi ukeneye ko utera imbere, ukeneye ko utunga umuryango, ukeneye ko buri kimwe cyose nyine kijya mbere, amafaranga bakwishyura mu babitwaye arahagije? Niba adahagije hakorwa iki? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bikora kugira supporting nyine sinema nyarwanda. Ntabwo target ari amafaranga menshi kugira nzibahereze, kuko umuntu uwo ari we wese, nta muntu njya nimagani, nta muntu nimagani uwo ari we wese pfa kuba agiye gukora ikintu kizima gifatika, agiye gukora ibintu byiza, ndagerageza tukumvikana nkamuhereza ibintu akajya gukora ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo rero niba amafaranga urumva ntabwo ahagije, ariko biri kose ikintu yifuza ntabwo focus ari kuri ibi cyane kugira ngo icyo ushaka ni ukugira ngo uzakore gani ya nyayo cyane, muri gani ya nyayo iriyo ku buryo nyine bavuga ati mu Rwanda tuzi gani gukora n'izi ngizi ubwoko. Bivuze ngo uyu munsi RDF niba bakeneye gukora imbunda uba ufite ubushobozi cyangwa ubisaba kubanza kujya kubyiga? Kujya kubyiga ukabona kwiyamvanta imbunda yitirirwa u Rwanda cyane. Yego. Okay. Byaba ari sawa cyane. Ntekereza ko ni igitekerezo cyiza nk'uko tugira abanyempano batandukanye mu muziki nayo hose. Izi mbunda muzibona mu mafilime atandukanye, muzibona mu miziki. Hari filime ntuza indirimbo bakoze ba Rocky yitwa Umusirikare, na filime yiwe, na filime yiwe, na filime za bahavu yitwa Impanga series, abantu munayirebe zirimo kuri Aba TV. Abarwa yego ni Aba. Umuntu ashobora kwibaza ngo ibi bintu nubwo bikora gutya mu by'ukuri wize ibijyanye n'iki? Nubwo nkora gani ariko mu busanzwe nize construction. Urumva ni ibintu bitandukanye. Wize ubwubatsi ariko birangira gukora imbunda cyane. Urumva nyine ni ya mpano, ni impano nyine. Urumva akenshi nyine buriya ukuntu isi imeze ubu ngubu ntabwo abantu benshi basigaye bakunda, ntabwo ibyo wize si ngombwa ko ari ibyo ukora. Yego. Ahubwo nyine ikibona nyine kiri kujya mbere kurusha ibindi nicyo ushyiraho imbaraga nyinshi cyane ko na Perezida wa Repubulika yashyizeho amashuri y'ubumenyingiro y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo talent yawe cyangwa se icyo ufite ukibyaza umusaruro, atari kuvuga gusa ngo nzi kwicara mu biro ngo mbare amafaranga cyangwa se nsohora impapuro, ariko na cya kintu ufite muri wenyine aricyo cyakumarira. Turimo turagana ku musozo rero, n'iki wasaba abantu bakina filime ndetse n'abakoresha izi mbunda zawe? Ikintu nabasaba, ikintu icyo ari cyo cyose bashaka bajye bakimbaza. Niba ugiye gukora filime ushobora kuba ari props, ushobora kuba udafite, yego, wenda na Amerika ho gatoya twereke ibindi bintu. Umusore afite ibikoresho abantu bazi ko bakora ibintu bijyanye na sinema cyangwa se n'umuziki ariko bagakenera ibintu bijyanye n'imbunda. Uyu musore afite buri tuntu twose afite. Iki ni icyombo. Iyi ni telefone isanzwe se? Telefone iyi ngiyi yakoreshwa mu 1970.
cyakora Eh, noneho ukuntu urumva, urenze washyizeho n'amabuto n'ibiki byose. ugomba kuba biriho kugira ngo urabona iyi ngiyi ni telefone samoya bari bayikeneye ariko barayishaka barayibura. Ubwo biba ngombwa nyine yuko mpita nyibakorera kuko itari ihari. Bivuze ngo mu bundi bushobozi ufite umuntu yakubwira ati dore ngiyi wenda telefone cyangwa se dore ngiki gikoresho nkeneye kukinkorera cyane ukagikora, ndakimukorera kabisa. cyakora ntabwo nishaka kubereka nyine wenda nk'umuntu ukeneye gukora ibintu ariko akabona ko atapfa guhita abibona, ndagenda nkabigukora. urabona nyine ukuntu ikora, none nta screen bifite, nta screen ifite. ahangaha ni aho ya sound ariko uri za telefone za kera, ni za kera cyane, ni za kera urabona neza ko ifite na antene. cyakora so bivuze ngo rero umuntu rero sasa uwakenera kuba ashaka kugira ngo umufashe, urumva hari nk'umuntu ushobora ati ngewe n'urugero hari ikintu nshaka kugira ngo azankorere, ndifuza izi mbunda, ndifuza kugira ngo wenda dukorane, bigenda bite agusanga hehe? Iki kuvuga ngo icyambere uramvugisha nyine tukayipanga. Mfite telefone namba nyine nkoresha, wandikira kuri WhatsApp. Wayibwira abanyarwanda nta kibazo. Ku muntu nyine ushaka kugira tuvugane banza kunyandikira kuri Instagram yanjye bayita olixgan. Olixgan. Ko wihebeye imbunda man, wasisho na kagana. No OLX. Olixgan. Kongera gan kuraza kwita nyandikira tuvugane. Ikindi nimero nkoresha 0787901834. Nasubiramo 0787901834. Yego ni naho nkoresha kuri WhatsApp ubwo. Yego kumvugisha yego. Turimo turagana ku musozo rero. Ndagushimiye kuba waje kugira ngo twereke nawe icyo ufite nyine nk'impano. Ndabizi neza ko hirya no hino ku isi abanyempano buriya iyo bagize amahirwe bakabona abantu ba boostinga talent zabo bagera kuri. Nawe ibi bintu ufite ntekereza ko uramutse ubikoze mu buryo buri professional cyangwa se mu buryo noneho uvuga ati mfite buri gikoresho cyose nkeneye, ndakora icyo nshaka, byatanga umusaruro ku gihugu. Ndakwifuza rero iterambere muri byose uzakora kabisa. Nakwishimira kuzabona wakoze imbunda ya nyayo, nkajya mvuga ngo Olix nigeze kwakira mu kiganiro yakoze wenda imbunda yitwa gutya. Ndabikwifuriza rero. Asante kabisa. Wakoze cyane. Nakoze cyane. Yego reka mbashimire namwe mwari by'ikiganiro. Nge nitwa Leandra niyo mugabo. Ikiganiro n'ubundi ushobora no kugisanga kuri Top TV, ubundi tujye dusangiza abantu amakuru meza. Uyu mwana n'umunyempano, niba nawe uri hirya no hino ufite impano idasanzwe ushaka kutwegera twagukorera ubuvugizi mu gihe tubona impano ya koko hari icyo yamarira igihugu, nkuko Olix n'ubundi afite intumbero zo kuzaba byibura yatanga umusanzu mu kubaka igihugu ariko biciye mu mutekano, mu mbunda ashobora kuzakora mu gihe RDF cyangwa se n'abandi bashobora kuba bamugira icyizere akajya kubyiga akakorera imbunda irepresentinga igihugu cyacu. Ndabashimiye, dusubire mu bindi biganiro bitandukanye hirya no hino. Blessings.